amahoro y'Imana abane natwe. Ku mazina ni yayandi Umutoni Sandra, mwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Busha TV, ukore share usangiza abandi ubutumwa bwiza, umugisha n'umuhezagiro Imana ibiguhe kubw'iki gikorwa ugiye gukora. Ndagushishikariza gushima mbere ya byose. Nkunda kukubwira umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibikubereye muri uwo munsi ntibise, bikaza bitandukanye n'indi minsi ubayemo, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi rikaza ritandukanye n'irindi wabayemo, ariko wowe wabonye ari amahoro, ukajya muri gahunda zawe bikemera, aho wagiye gahunda zawe wapanze ukabona ziremeye. Shima Imana muri byose, kuko tubeshejweho no gushima. Imana itugirire neza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana, reka dushime Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri umubyeyi. Iyi saha duciye bugufi, reka ubanze twese udutunganye, uduhumanuze amaraso yawe. Data rero, ndazi ko nyuma yo gusaba imbabazi nta rundi rubanza. Nyemerera iyi saha buri wese umugirire imbabazi. Ndagusabye iyi saha ubane na buri wese, reka ubane natwe, kandi turagushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo. Ukomeze kuturindira ibyacu bihagararemo, ibidutera inzozi mbi mu izina rya Yesu, ibiduteza kubura amahoro mu izina rya Yesu, ibiteza uyu muryango kutumvikana mu izina rya Yesu. Agifunguriye iyi video, reka umutabare kandi umugirire neza. Mana, ndakwinginze witamurure, imbaraga zawe zigaragare. Ndagusabye ufite ikibazo wese ugikemure mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ukabamburwa. Reka buri muntu wese umutabare mu rwe ruhande. Ikibazo cye urakizi, reka ugikemure, kubera ko uri umubyeyi, kubera ko uri Imana. Ntabwo umwana yakwifuza ikintu ku mubyeyi ngo akimwime. Ubwo rero turagusabye nk'umubyeyi, kugira ngo urengere buri muntu wese uri bufungure iyi video. Ndagusabye azatanga ubuhamya kubw'iyi video ari bwumve, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, umuririmbyi araririmba ngo ibyo byose nzabinyuramo nsenga, kuko na Yesu yabinyuzemo asenga. Undi muririmbyi araririmba ngo hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho. Kubaho kumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume nguteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Haleluya. Nubwo bikomeye, nubwo bigoye, ariko isezerano ry'Imana yagusezeranyije ntabwo rizahera. Ni Imana itivuguruza, ni Imana itameze nk'abantu. Umuntu ashobora kugusezeranya akakubeshya, umuntu ashobora kugusezeranya akabona ko bitagukwiye, ariko ni Imana. Isezerano yagusezeranyije, nubwo ngo agahinda ka buri munsi, niko uyu muririmbyi akomeza akaririmba, katabura, ariko icyo Imana yakuvuzeho, nubwo uri mu butayu, nubwo hari ibikugoye, nubwo hari ibikuremereye, humura, imbaraga z'Imana ziracyahari. Njya nkunda kukubwira, umuntu ashobora kuza mu kibazo cyawe, yakumva gikomeye akamanika amaboko,
yakumva ko itoroshe akagusiga muri icyo kibazo, ariko humura Yesu ntazigera agusiga mu kibazo urimo. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga umutwe w'amagambo uravuga ngo Yohana umubatiza, umurongo wa 3, Yohana wa mbere 3, igice cya mbere 3, Mariko, oya ni Mariko, sorry, Mariko igice cya mbere 3, ijwi ry'urangururira mu butayu uti nimutunganye inzira zanyu z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Haleluya. Gorora inzira y'Imana bigishoboka, gorora inzira zawe, kuko tubeshejweho na mbabarira, kugira tubeho n'imbabarira z'Imana. Ngo ijwi ry'urangurura mu butayu, ni Yohana warangururaga mu butayu, avuga kiriya gihe si Yohana, ahubwo byashoboka ko ari njye Yohana, cyangwa se byashoboka ko ari wowe Yohana, ukaburira abantu ngo nibatunganye inzira zabo. Turi mu mitsi y'inyongera, turi mu mitsi ya nyuma. Ushatse watunganya ingeso zawe, ubishatse wahagarara ku munara wawe. Imana igushoboze kureka ikibi, utunganye inzira zawe, kuko umuririmbyi araririmba ndetse n'ijambo ry'Imana ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Haranirwa kwemerwa n'Imana aho kwemerwa n'abantu. Icyo nakwifuriza ni ugutunganya ingeso zawe, ni ugutunganya inzira zawe. Inzira zawe ushobora kuzihisha umugore, ariko Imana ntiwayihisha. Inzira zawe ushobora kuzihisha umugabo, ariko Imana yo ntiwayihisha. Inzira zawe ushobora kuzihisha inshuti yawe, ariko Imana yacu yo ni Imana idahishwa. Ngo ijambo riravuga ngo ndetse mu rutare rw'umukara, mu agashishi k'umukara, ngo nakira kareba. Aho uri hose, icyo uba urimo cyose, ushobora kubesha umugore, ariko Imana yo ntuzigera uyibesha. Hari aho bizashyirwa ku mugaragaro. Niyo mpamvu nkwinginze, garukira Imana, garuka, imbabazi z'Imana ziracyariho. Utunganye inzira zawe, ucyumvira ijambo, kuko turiho kubw'imbabazi z'Imana, ntabwo turiho kubera ko hari izindi mbaraga ufite. Reka kwishingira ibindi byose, ahubwo wishingire imbaraga z'Imana. Imana igushoboze. Hari abantu bananirwa kureka icyaha, Imana igushoboze. Yesu agucure. Umuririmbyi araririmba ngo ay'Imana ndondora umenye, ngo kandi umenye ibyo nibwira, ukamenya n'imigambi yanjye, ngo mvugutira kandi uncure, inkamba z'ibyaha zimvemo. Imana igushoboze. Imana ikwambika imbaraga, ikuvugutire, igucure, igushoboze. Wowe ntiwakwishoboza, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mana ndagusabye wigaragaze iyi saha, uyu muntu umuhe kunesha nk'uko wanesheje, umushoboze kureka ikibi. Twese udushoboze, uko dushobozwa nawe uduha imbaraga. Twambika imbaraga zo kunesha umwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze wigaragaze, imbaraga zawe zigaragare, ubushobozi bwawe bugaragare, mu izina rya Yesu. Reka ntuze, ariko wowe ntutuze, mu izina rya Yesu. Amena. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Ndabakunda kandi ndabasengera ku Mana, kubera ko munkurikirana n'ibitekerezo byanyu biramfasha, ndetse Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.